hari igihe wumva indirimbo ukumva ukuntu yanditse, ukumva n'amavuta yahimbanye, ukumva ni ikintu kigenda kigukora ku mutima. Sinzi niba nkaga bijya bibabaho. Indirimbo ziza zihindura ibintu byinshi mu buzima bwanjye, zijya zinyura mbabaye ko buranja mbabara, cyakoze ntabwo njya ndakara, ariko iyo umuntu yambabaje n'iyisi yambabaje ndababara, ariko ni gake narakara mbyiziho, ariko ndababara pe. Ushobora guhura n'ababaye ko burya kurakara byo n'ibindi bindi, kandi Imana niyo bitugezeho Bibiliya irakubwira ngo nudamuka utewe n'uburakari izuba ntirikarinde rirenga, ariko hari garagiteri muje n'Imana burya irababara. Ubanga abantu banjye barambabaje, nanjye hari igihe ibintu bimbaho bikambabaza, hari igihe ibintu biba kuri mugenzi wanjye bikambabaza. Mbese iyi si yuzuye ibintu byinshi bitubabaza. Muririmbyi w'indirimbo ya 90 mu ndirimbo zo gushiriza agakiza yaravuze ngo iyi si yuzuye umuruho n'amahane, ibintu byose nkeneye simpera ko mbibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona Yesu uyu nguyu twiseguye, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Haleluya, haleluya. Rero Imana ishimwe kuko ngewe nawe yaduhamagaye, ikaduhamagarira iyi nzira yo kwera. Yesaya yarabihanuye aravuga ngo ni inzira yo kwera ndetse no gukiranuka. Hari abantu batazayigendamo, abanyabwenge, abandi bantu bashobora kuyigendamo, ariko yarapuresheje avuga ngo izorohera cyane abagenzi. Umuntu wafashe gahunda yo kugenda nubwo yaba ari umuswa, haleluya, akaba atarizi, akaba atarigishijwe, akaba ataratojwe, akaba nta kintu na kimwe yashingiraho kugira ngo ahaguruke muri uru rugendo, Bibiliya iravuga ngo uwo muntu apfa kuba afite umutima utanduye, ntago azigera yiyoba. Ni inzira rero yo kwera no gukiranuka. Imana ishimwe ko ngewe nawe twayihamagariwe muri uru rugendo, turacyarugenda. Imana iracyagenda itwaganyaho amahagi. Pawulo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo dukubitwa hasi ariko ntago dutsindwa. Bisobanuye ngo duhora turwana buri munsi, tugerageza ikintu cyatuma tunesha. Ari umuhanga burya n'abanyarwanda bama bahanga yaravuze ngo nushaka kureba umugabo ntuzamurebe inshuro yaguye, ahubwo uzamurebe inshuro yarwanye abyuka. Bisobanuye ngo nusanga umugabo yaguye hasi ntuzatekereze ko ubugabo bwe bugarukira hariya, ahubwo nushaka kureba ubugabo bwe uzarebe inshuro yarwanye no kwikura mu bibazo arimo, urebe inshuro yarwanye no kuva mu mutego yaguwemo arimo abyuka. Nicyo gisobanuye ubugabo bw'umuntu. Haleluya. Kandi nange muri abagabo bo guhamya Kristo ndabizi neza, nkuko mbyihamiriza ubwanjye namwe niko mbahamiriza. Rero hashize igihe kigera ku myaka agiye kuba hafi 5 mumenye, nanjye mbamenye. Ntekereza yuko ndashima Imana kuko burya ngira karagiteri cyangwa se n'imitekerereze yanjye. Iyo tumenyanye nk'inshuti nkabona nta kintu unyungura, nanjye nkabona ntacyo nkungura. Akenshi burya nkugumana nka mwene data, nk'umuntu Imana yaremye tudafitanye ikibazo, ariko nanone nkwima igihe cyanjye. Bisobanuye ngo mu bantu nshobora guha igihe ni umuntu mbona hari icyo ndimo mwungura, cyangwa se nabona ngenda umuswa kuri we nkabona we ni umuhanga hari icyo anyungura nibura. Ariko iyo ngendanye n'umuntu umwanya munini nkabona yuko aramvura nanjye nkamuvuna, ndavuga ati Imana ume kugenda ku ruhande. Rero imyaka yose maranye namwe ndashima Imana ko hari ibyo mu nyungura. Haleluya. Kandi nanjye nzi neza ko ababikeneye hari icyo mbungura. Rero turacyari kumwe, nta naho twenda kujya. Imana ishimwe kuko yaduhamagaye ikaduhamagarira muri mwebwe, kandi namwe ikabahamagara kugira ngo tubashe kugabura iri jambo ryayo, tunavuga iby'ubwami bw'Imana, aricyo kiduhagaritse hano uyu munsi wa none. Haleluya. Uyu munsi rero ndagira ngo nongere nanone ntanga umusanzu kuko nongeye gutanga. Hari igihe kimwe Manuel yasenze, twari turi kuri Zoom icyo gihe, ni ijambo ryamaritse ku mutima. Yaragiye gusengera umwigisha, aramusengera avuga ati Mana dusengeye umwene data kubera yuko agiye kukuvugira uhari.
arasenga ati ntabwo byoroshye kuvugira umuntu, ariko muzi kugira ngo uhagarare mu mwanya wo kuvugira umuntu wibereye aho ngaho. Bene data, ibintu tuvuga, ibintu duhagarara imbere yanyu tukabivuga, Imana idutumye itabuza amaguru yo kugenda, ikatubwira kuyivugira itabuza ururimi, ikatubwira kuyikorera itarabuza amaboko. Nta mpamvu n'imwe ihari yo kugira ngo twikomange mu gatuza twumve ko turi abakomeye. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yabibwiye Timoteyo, aramubwira ngo ndashima umwami wanjye Yesu, uwo watekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo ukomeye utagabirwa buri muntu wese ugize gute ubonetse. No muri mwebwe ntabwo ari benshi muhagarara cyangwa mugira inyota yo kuvuga ngo ku cyumweru muzaduhe tubwirize. Bagira ngo saro wabibimye, ntabibimye. Bibiliya twese turayitunze, mwese muzi Ikinyarwanda. Haba mu kazi kawe muri bake bashobora gufata initiative mukabwiriza abo mukorana. No mu ngo zanyu cyangwa se mu ngo zacu hari abantu bake b'abagabo bashobora kubwiriza abagore babo, cyangwa abagore bashobora kubwiriza abagabo babo. Nimuze kugira ngo bino buntu nubwo dufata igihe tukabivuga bigatangwa ku buntu, natwe twabimenye ku bindi, si ubuntu bugeretse ku bundi kugira ngo ubashe kugira umutwaro no kubona amagambo yo kubivuga. Mwari mubizi burya nabyo ni ubuntu twagiriwe. Hari umuntu wabyeretswe yerekwa iby'iri jambo, aravuga ngo Imana irabimuhereza, imuhereza umuzingo w'igitabo, iramubwira ngo nakirye. Ashyize mu kanwa ngo yumva biryohereye, nk'ubu bintu biryohera nyine. Sinzi impamvu dukunda ibintu biryohera kandi binatera ibibazo, ariko nibisharira ntibyoroshye. Arangije ngo bikimugera mu kanwa aramira, bigeze mu nda biramutwika, biramusharirira, yumva arahatwa kubisohora. Haleluya. Bivuga ngo ntabwo nabigumana, nta nubwo nabitsindikiranya, ubwo mbiriye si ibyanjye, ahubwo nkwiye gusohora ikiri muri njyewe kigasohoka, ntangira kwemeta. Haleluya. Ndashima umwami Yesu rero ubatekereze ko ndi uwo kwizerwa. Sinabwiye ko umugabo bitaho Rwendeye yapfuye atavugiye Imana. Ni ukuri kose, cyakoze yashatse abagore benshi. Nibwo buhamya yasize. Umuntu urimo ugerageza ni mama wambyaye, kandi twatangiriye rimwe. Nimuze kugira ngo niwe wantoje. Reka ni ukuri mugira umugisha wo kumubona muzamubaze. Iyi Bibiliya twatangiye kuyivugira rimwe. Imana yahamagaye ifite imyaka 6, twajyanye mu rusengero umunsi umwe. Niyo aza kugenda twite yari kunjyana yo nyine. Twajyanye nawe mu rusengero umunsi umwe, duhagurukira rimwe, dutangira kuvugira rimwe. Bisobanuye ngo n'ibyo mfite n'ibikomoka muri we, ahubwo bitomoka ku Uwiteka we watekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo ukomeye utagabirwa abandi bo mu muryango wacu. Haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire ijambo, niyo mpamvu nabwiye ibintu byose ndimo ndabisasira kugira ngo mbanze kuza kugera ku ntego y'ikintu ndimo mvuga. Mutaza kugira ngo ibintu mugiye kubabwira ni ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye, kandi mutaza kugira ngo nanjye ndoroshye, kubera ko uri muri njyewe warakomeye. Niseguye ukuboko kwiwe. Uretse njya nisegura kwa Clementine, ariko ngeraho nkabyibagirwa. Ariko kwa Kristo niyo ntari kumwe na Clementine ndakwisegura. Niyo mpamvu ntagitinya. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu singitinya. Ikindi cya kabiri, muzi ko njyewe nuko ino batiba nigeze kugira abajura, igihe cyose bakazabaza kunyiba, nahoranaga ubwoba. Ndabyibuka rimwe nza gushyira umupanga imbere, uti nibagaruka noneho ndabatema. Ahubwo barakomanze baje ntangira kuhisha ngo batawuntemesha. Urumva? Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo umutima wanjye nuhagaze. Haleluya. Kuko nisunze umukiza ugize gute ukomeye. Naho bikomoka rero. Ni ukuri ntago tubibyara, ntibikomoka iwacu, n'iwanyu ntimubitunze, ahubwo ibi bintu ni ubutunzi buturuka mu ijuru. Imana igaha bamwe kuba abahanuzi, igaha abandi kuba abigisha. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ko nagaruka tuzabarana. Nta muntu utagira itaranta. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira ijambo ryitwa ngo mu magambo make. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Uretse no kwisegura ukuboko kw'Imana, Imana niyo mutabazi wacu. Nibwo butumya nazanye uyu munsi. Bwira mugenzi wanjye Imana ni umutabazi wawe. Ni icyo kintu cyonyine. Ugifate mu mutwe, ukitondere, ukigendane, ucyumve neza.
n'umwana nakubwira ujye umubwira ati humura, Imana ni umutabazi wacu. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 121. Ubwo ndagira ngo ninjire no mu ijambo tutaza gutinda cyane. Tuyasomana aya magambo ubundi tuganire turebe kuki Imana idutabara. Icyo kintu cyonyine nshaka kugira ni nkubwira ngo ni umutabazi, ntago ndibuza no kuva imbere yawe ntakubwiye impamvu igutabara wowe. Ni nawe mutabazi wenyine ukeneye, abandi bose babizambye uretse Imana. Iyi Zaburi bita ngo ni y'amazamuka, ntabwo nacukumbe neza uyu munsi, ariko ntekereza ko ishobora kuba yaranditswe na Dawidi. Yari umwami, mwumva amagambo yavuze. Yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he? Umuririmbyi w'194 yaravuze ngo mubimbwire mwebwe, ariko hano handitse ngo kwava he. Ariko ahita yisubiza, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ikurinda ntizahunikira. Dore irinda ab'Isiraheli ntizahunikira kandi ntizasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe gicucu cyawe cy'iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Ndagira ngo mu magambo yose musomye muze gutinda ku ijambo rivuga ngo uhereye none ukageza ryari iteka ryose. Cyakoze mwe nimuza kuritindamo muvuge ngo Imana izandinda uhereye nkivuka, yena tumuvuge ko uzagira imyaka myinshi muri twebwe azagira 100. Unuyirenza nabyo ntacyo birwaye, kuko n'ubundi sinendaga kuyikugirira. Ni washaka uzagire 200, ariko je mbaye nguhaye 100 ubwisigaye uzayiyongeza. Ikintu rero gikomeye kirimo aha, uhereye ukiva mu ndanyoko kugeza ugize muri iyo myaka 100 mbahaye, uretse ko biri bundi baha 70, je mbongereho 30 kubera mbakunda. Sinzi icyo muzaba murimo mumara, ariko muzayirame nta kibazo, kubera ko no muri maison de retraite mbona bakiburana amafaranga, bakiburana ibibanza n'amazu n'amapartama, bageze muri 98. Nange muzagende. Ariko icyo shaka kubabwira hano, ndashaka kubabwira ngo iyi Mana ni umutabazi wawe, uhereye uva mu nda ya mama wawe kugeza ku myaka uzarama ntazi izahora. Yabwiye Yesaya, iramubwira ngo humura Yakobo mugaragu wanjye. Yarimo ahanurira uwo bita Isiraheli, iramubwira ngo naragutoranije ntago nigeze nguca, ngo kuko ndi Imana yawe rero nzajya ngutabara. Kandi ni koko ndashaka kuvuga Imana ni umutabazi wawe. Haleluya. Nzajya nkuramira, nugera mu bikomeye nkubwire ngo witinya. None iramubwira ngo nunyura mu mazi ntago azagutembana, nunyura no mu muriro ntabwo uzashya. Irongerera bitsindagira ngo kuko ndi Imana yawe nukuri nzajya nkuramira, kuko nzakuramiza ukuboko kw'iburyo. None nanjye ntago ikundamije gusa, ahubwo sigerana kwisegura. Haleluya. Niseguye amaboko y'iyo Mana. Imana ibatabare, buri muntu wese Imana imutabare. Dawidi yari murumva arimo arerekeza amaso ku misozi. Aha yari yatangiye gucanganukirwa, bijya bitubaho, ariko umwuka w'Imana urongera aramugendera avuga ati no, ku misozi ntaho nagukura. Kubera ko ku misozi bakundaga kurwanira ati, uretse umunsi Imana yamubwiye ngo atera aturutse mu kabande mu kibaya. Ariko ubundi murabizi ko n'inkotanyi iyo zirimo zivuga uburyo zafashe igihugu, babonye bibagoye baca umuvuno bazamuka ku musozi mu birunga. Bo nibo babivuga, batangira kurwana intambara icushumuka mu misozi imanuka hasi. Na Dawidi rero n'izindi ngabo bakundaga guhera urubantuze mu mpinga z'imisozi bagacushumukana umwanzi. Aharebye icyo gihe
asanga gutabarwa ntiguhari, ariko aravuga ati ubwo kwaburiye ku misozi, ahandi hantu gusigaye ni ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Kubera ikirere Imana dutabara, navuze ko ninya kwinjira mu kindi gice, ndaza kwinjira mu gice gusa cy'uko Imana ari umutabazi wawe. Iri jambo umutabazi cyangwa gutabarwa, ubundi ni ijambo ntakagombye gusobanura cyane, kubera ko mwese nta muntu utaratabawe. Ndanabizi neza ko nta muntu utaratabaje. Yewe n'abami b'iki gihe burya bagira umutwe w'ingabo bita inkeragutabara. Ibihugu byose nuko biba biri mu ntuze zitandukanye, abavuga ngo ama space forces nibyo bikora. Mu Kinyarwanda cyo rwose tugira umutwe w'ingabo bita inkeragutabara. Muzi impamvu ukeneye ubutabazi? Yobu si n'ibigeragezo byari bimugiyemo, ahubwo ibigeragezo byaramuriye biramurya, abantu baramurembeje, arababwira ngo erega ngo ubundi umwana w'umuntu avukira umuruho. Nuko yavuze. Kandi ikindi cya kabiri nyine ngo yavutse abafashe igihe mu ntambara. Kandi twebwe niba hari abantu babaswa mu kurwana, umwana w'umuntu arimo. Muzi yuko, reka mbabwire, buriya muririmbyi yararirimbye aravuga ngo muzima b'Imana dutabara. Haleluya. Bibabwire mu byumve, nukiza ubukene bwacu n'intege nkeya. Umuririmbyi yaravuze ngo rwose n'imbabazi zayiziduha ntago yirirwa ibitekerezaho nka za zindi zanyu muduha. Ejo bundi twakongera ngo Eric ngo n'ubwa gatatu atsubira, urimo kumva, mukagenda mubara igihe mwaziduhaye. Yo rero ngiyi ibikoze ngo ntago bitinda, kubera yuko iza ubukene bwacu n'intege nkeya. Kandi ikindi kintu cya kabiri, twebwe uru rugamba turwana, uru rugamba mbabwira turwana tuvuka, nta mategeko y'intambara rwubahiriza, byo murabizi. Waba utaratojwe, waba waratojwe, waba uzi kurwana, utazi kurwana, Satani n'abadayimoni. Umuririmbyi yararimbye ngo dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni barukundaho. Waba uzi gusenga, utazi gusenga, waba wizera, utizera, uru rugamba urushorwamo byanze bikunze. Aho rero Imana itahabaye, nge nawe twashira. Reka mbaho urugero rworoshye. Mwari muzi yuko twebwe dutsindwa n'ibintu bito. Nawe korari imyaka 8, umunsi umwe ari ku cyumweru naciye urubanza ntazibagirwa. Umwana na nyina baje gusenga, kuko twebwe iyo wakereraga saa 2 twaraguhagarikaga nturirimbe. Mwumva ibintu bidutsinda, mwumva ko Imana itadutabaye nta muntu nta ninde se wago. Dukeneye ubutabazi bwonyine. Imana niyo yonyine yakurwanirira ukazajya mu ijuru, kubera ko tunatsindwa n'utuntu tw'amafuti. Buriya nagira ngo mbabwire ikintu kimwe, reka tubane dusomere ijambo, ariko iyo nkuru muze kunyibutsa nze kuyibaha, nagira ngo ahubwo nze kutsindagiriza rino jambo. Dusome Ibyahishuwe ibice 12 duhere ku murongo wa 7. Berigisi ndatekereza arimo arankamera n'abandi. Iyo nkuru niyibabwira nyirayo nawe ntekereza nabikurikira kuri YouTube azabyumve ko namuvuze, ariko simbabwira izina. Turasoma Ibyahishuwe ibice 12 umurongo, turahera ku murongo wenda wa 7. Ariko turi kumwe. Haleluya. Ndashaka kubwira ikintu, ariko iki ngiki cyushatse wanacyumva. Reka mbabwira, niba hari ijambo mbahamagariye kutumva uyu munsi, niryiri ngiri nubishaka kubyihorere, upfa kuba uri hano ubyumva byumve. Hari ibintu tutari bwigingira abantu uyu munsi, ni ukwingingira umuntu kumubwira ko Imana ari umutabazi we, kubera ko nutabyemera izagutabara, nunabyemera izagutabara cyane, ko inadutabara mu buswa bwacu. Urumva rero ko iri jambo rikomeye, kuva mwamenya n'ubwa mbere ngiye kubwiriza ijambo rikomeye ry'ukuri rirenze noneho uyu munsi. Iri ryo ntago ryoroshye. Haleluya. Haranditse rero, reka mwumve, mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be bitabira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, ntibanesha ukundi.
mu ijuru ntibaba mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Ahangaha ndagira ngo muhumve neza Bibiri uko yanditse, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Urumva hano iyo mu Kinyarwanda iyo bakizeho iri jambo bagashyiramo bose ntiriba riboro, ntago riba rirobanuye. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Nuko numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, bahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Nabo ndagira ngo muze gutsinda hano cyane, ngeze ku murongo wa 11 tujyaneyo. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero mu ijuru, nuko rero wajuruwe nawe mwabarimo mwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umuriro, zi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyawe n'umuhungu, wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, ahantu aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'ibihe arindwa cya kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kigira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi rwa cya kiyoka cyaciriye. Icyo kiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Reka turi abantu bafite guhamya kwa Yesu hano. Rero inkuru mbi hari, nagira ngo mbatangaze kuko ntago hano ndi buvuga inkuru nziza gusa. Icyo kiyoka kirabahiga. Niba wari wararyamye ukumva ko urugamba rurangije, ukumva ko ntacyo bikurebaho, nagira ngo nkubwire yuko utariyambura umwambaro w'intambara ngo utabaruke, ahubwo bibiri tubwira ngo uki wambaye atabaye ntakirate nk'uwikuyemo agize gute atabarutse. Dufite abagabo kimaze gucakira, dufite abagore cyacakiye, abana cyaracakiye, intumbi cyarirengeje. Muririmbye yararimbye ngo ndetse ahantu kibera kaga nta nubwo intumbi kizishyingura, kirunda hariya ngo bibera abagenzi akabarore. Ariko ikibabaje ngo abagenzi ubu ntago bakibyitayeho, barabona abantu bapfa bakavuga ngo ni ibisanzwe. Indi nkuru nziza rero ihari, niba mwumvise amagambo tuvuze, nagira ngo mbibutse ngo Imana n'ubutabazi wacu. Haleluya. Mwari muzi yuko Imana itakirwana na Satani, ariko ntimugira ngo basenyanye amasezerano y'amahoro nk'ayo Putin na perezida wa Ukraine barimo bashaka. Ahubwo Bibiliya tubwiye ngo cya kiyoka kiraneshwa, ari we wa mwanzi umeze gute Satani. Noneho kirangije gikurwa muri presence y'Imana. Bivuga ngo intambara y'Imana yagomba kurwana na Satani irangirira aho ngaho. Hano abantu batizera baravuga ngo none se iri jambo barishingira bakavuga ikintu gikomeye, ariko nuko batasomye ngo bageze mu nzu. Baravuga ngo ubona ngo Imana irwane na shitani n'abamarayika, intambara imara ibisi 7 nirangiza imutwohereze kandi ziko turi abanyantege. Umuntu yari yakubwira ibyo bintu, ariko Imana n'umutabazi wacu. Haleluya. Iki nicyo kintu cya mbere dufite. Imana ni iki? Umva ukuntu umunsi hano ku murongo wa 11 bavuze ngo nabo bana nabo bahabwa kunesha bakoresheje amaraso ya Yesu n'ijambo ryo guhamya kwa. Ibisugira ngo barabisoma
ngaha hantu rero ibanga riri. Reka mbisubiremo, nibyo koko nk'uko Bibiliya ivuze, iravuze ngo ishime waje urubi, kubera ko iri juru n'ubundi nta maraso ahasigaye, amaraso yamenewe abari mu isi. N'ubundi iyo kihaguma urugamba rwari kubakomeye, ariko ubundi nubwo koko intambara n'ubwo ntabwo rutazazirwana. Niba intambara yarahereye mu ijuru, aho twebwe twenda kujya, urugamba rukadogera, utekereza ko mu isi zahacirwa n'iki? Amakimbirane n'amatiku n'ibiki byose do. Mujye mutina ikintu gikomoka mu ijuru kikamanuka kikatugerera mu isi. Ariko umva ikindi gikomeye, niba agakiza karahereye mu ijuru kakamanuka kakaza mu isi, ni iki kitatubuza gukizwa? Noneho Bibiliya itivuga ngo ariko n'abo bantu kimanutsemo nabo bahawe kunesha, batabitewe nuko ari abanyembaraga, ahubwo ngo bakoresheje amaraso ya wa mwana w'intama no guhamya kw'ijambo ryabo. Nabo batinya, wumvise ko naravuze ngo ntago ngitinya, nisunze umukiza ukomeye. Nabo ngo ntibatinya gupfa ndetse ntibatinya no guhamya. Iyo niyo formule yonyine, formule yo kugira ngo dutabare, nuko hakorwa ikintu cyitwa kwemera aya maraso, ikindi cya kabiri tukemera kuyahamya, ikindi cya gatatu tukemera kugira gute gupfa. Buriya mu bantu bagira imyizerere ikomeye bavuga ko ngo ikintu cyangwa umuntu ukunda ikintu cyo utakwemera gupfira ntago wagera ku rugero rwo kugikunda. Niba umugabo yumva atapfira umugore, burya urukundo mujye mushyiramo entre parenthèse. Niba umwana yumva atapfira nyina cyangwa ngo nyina apfira umwana, haba hakirimo akantu kakigenze neza, muba muri inshuti, ariko urukundo rwawe utaragera aho rukora imirimo yayo. Reka mbabwira impamvu Imana igomba kudutabara. Imana itadutabaye nta kindi kintu cyadutabara. Imana ntabwo ikirwana na Satani nk'uko nari ndimo mbibabwira, kandi gasijye ubivuze, ahubwo bivuze Bibiliya. Haleluya. Sinzi niba mwumva aya magambo, gutuza kwanyu niba ariko gufashwa nabyo bijya binyobera, mu bintu byanyobeye nabyo birimo. Ariko wumva iki? Wumve yuko Imana ari umutabazi wacu. Haleluya. None reka mbabwire, Imana ari ituye kudutabara. Twebwe dufite abakirisitu birahagije byonyine ngo igitenge yigure. Wumva uwo murwanyi, munyumvira urugamba turwana, kubera impamvu ngiye kubabwira. Satani kubera ko atakirwana n'Imana, yahisemo kurwana n'abana b'Imana. Ntabwo mwabyumvise? We Imana yaramwirukanye, arangije ubundi ntabwo Satani ageze hano mu rusengero, ahubwo aza muri wowe, ajya muri wa muntu akamwikonegitamo, kubera ko we turakugiraho amarangamutima. Eric wacu rata biriya bavuga baramubeshyera, tugatangira tugakikira Satani, tukonsa abadayimoni. Hoya niko bakizwa, ni umunyantege nkeya, ni umuhanga kugeza ubwo nawe ahazi yuko turi buvuga izina ry'Imana. Ntabwo aza nka Satani, ahubwo aza muri ba bandi. Mu rugo iwanyu ntabwo yaza mwizera Imana, ahubwo yizera muri Musi. Nuko mwege muri Burayisha, iri jambo ntabwo ryiri byumvikane. Teremusi mu Rwanda irameneka ikamena n'ubugingo bw'umukirisitu. Umugore yaza yasanga yamenetse akarara yameze amababa, agatonga nijoro kugeza mu gitondo. Kaga kuru rero, musi umwe abantu bakerererwa muri korari, muzi ikintu bari bapfuye? Igitenge. Uranyambarira igitenge ntacyo wambara, winyambarira igitenge ntacyo wambara. Saa moya ziragera winyambarira igitenge ntacyo wambara, saa mbiri zikubitamo winyambarira igitenge ntacyo wambara. Umwana na nyina saa tatu zikubitamo winyambarira igitenge ntacyo wambara. Baza gushiduka bakerera n'amateraniro, bahagera ati mwakirewe n'ikiti giye umukobwa yandemereye rwose ibintu byo guhora nyambarira imyenda ntabyo. Uniti mama nawe no ibintu nibindi namwe muzi. Wowe uri umunyantege kugeza ubwo Eric yakwambuye 200 y'amayero, 200. Satani ntago ashobora kuza wenga gutere, ahubwo atera amafaranga yawe, kugeza ubwo abenshi muri twe bari ku rwego rwo kugushwa n'amafaranga 200, amayero 200. Umuntu ukamwanga ukagera no kubivuga ati n'inzoka zacu ntizikorana.
Satani yaraje agera nubwo nuruse ntago muzi umuntu ukubwira feri, umuntu akubwira ati feri tiburaje ejo kagere yajadodiye. Hari abantu bamaze kumira Satani ntago akijya muri presence y'Imana. Iyo nzoka iraza ikicara muri wowe kugeza ubwo yihuye n'abandi bafite inzoka nk'izawe zitangira kwangana zikagirana ibibazo. Iyo nzoka se niyashutse Adamu na Eva ntago muzi ibyo bwamukoreye, ariko wari ufite umutabazi Pawulo imurumye ntago mwibuka ko yayikungumuriye mu muriro. Iyo nzoka niyo tuyitsinze abantu batangira kutwitabara ziti cyatira ntago byoroshye, ariko kubera ko Imana, reka mbabwire, uru rugamba rugera ku mayero 200 tukarutsindwa tudatabawe n'Imana, ninde wadutabara? Niba ushobora kurwana na desayero wowe akagukubita hasi, nanjye navuze meshi 50, ariko ndimo navuga meshi veyero, ntubizi se nawe yakwatse mu rusengero ukinuba ngo ariko bahora batwaka amafaranga, kandi Imana irimo kugerageza ngo uye mu byaguhaye. Murumva Imana itadutabaye, mureke tureke kubeshya, tuvugisha ukuri. Abajyaga badubuhamya abantu ngo mwene se yamutizaga ikoti cyangwa inkweto ngo yatangira kubyina. Nimugorana yambwiye abantu ndababwira ngo umuntu w'umunyabuguga aragorwa kugeza ubwo iyo umunywere yigeze mu rugo rw'umunyabuguga ufata icupa rya koka ukarifatana n'ubugingo bwe, watangira gusoma aho warigeza mu cya kabiri agatangira gukanaguzwa akareba. Umunyabugugu ufata igisorori cyo cy'umuceri ugiye kukirya ukabumwirije mu ntambara. Abantu batsinzwe n'intambara y'umuceri mwo kabyara iri kurivuga i Burayi biragoye, ariko yenda iwacu aho bashobye umutangira inyama ukazitangana n'ubugingo. Umuntu utsindwa n'isorori y'inyama Uwiteka atamutabaye azatabarwa nande? Maze ngo muricaye murataramye muri nko muri saro murimo muritaramira, arunguruka abwira ariko ko mutazimya ntago muzi ukuntu amatara henda, mwatsitara itara rigatwarana n'ubugingo bwe, agatangira kuza avuga nabi. Turi ku muriro mwege murawungurira, kandi ubwo mwanezerewe muravuga ibyubaka umutima. Felix arimo aravuga ati nuko Pawulo ti Pawulo azura utuku, Clementine akongeramo ati yego rata atageze no mu Atenayi, naho undi ubwo hari mu buriri arimo arareba urukezi rw'amatara akaza arunguka ariko mwajimisha mwajimereka kuremerera abantu. Niba tunanirwa n'umuriro amashanyarazi ayangaya mu rugo iwawe, wowe urugamba rw'amashanyarazi rukagutsinda, wowe udatabawe n'Imana ninde wakurengera? Satani nuko azaraza akajya mu muriro akaguteza umutima w'ubugugu. Umuntu wese uri kubyaho ukumva abimaze, ufashe ikiraya akakiryana nawe, uri ifirita akayiryana nawe, ukwambariye umwenda akajyana nawe, ukubwiye kwitanga ukamuzira ubwo ngubwo. Imana niyo mutabazi wacu. Haleluya. We ntabwo Satani akirwana, ubundi nimukirwe muri kuvuga ngo Satani yaduteye mu giteza Imana. Bibiliya yaravuze ngo murwane Satani nawe azagira gute? Azaba mwegera Imana nayo izagira gute? Izabegera. Nigeze kubabwira ijambo rikomeye, ndababwira ngo nidusengera ibintu twakagombye gukora tuzaba turimo dutigiye, kandi nidukora ibintu twakagombye gusengera nabwo tuzaba turimo tugira gute? Dutigiye. Niba hari umukristo utigiye, ni umukristo uhamagara Imana ngo izineshe Satani. Yamaze kumutsinda, ahubwo ukwiye gutsinda urugamba Satani yahagurukije muri bene so, kuko uyu munsi akoresha bene so kugira ngo mube rimwe mu Rwanda. Nawe ni umunyamayeri, iyaje turamwirukana akagenda, ariko iyaje muri Eric mutinya kumwirukana na Eric, hanyuma mukagundira Eric nawe akamwitomekamo. Niba umwuka w'Imana yicomeka muri mwene data akatuhanurira ibizima, ni noneho mwumvise ikintu gikomeye yakoze. Ngo uyu mugore amaze kugenda yihungiriye mu butayu, Satani yaraje ahita amurukaho ikintu bita uruzi. None ruzi murabizi ko bisobanura inyigisho z'ubuyobi. Ikintu mucyumve neza. Uyu mugore ari wo torero, n'uyu mwana ari we mugeni, bamaze guhungishirizwa mu butayu, Satani yaje. Kandi mwumve, nagira ngo mbibuke ikintu yakoresheje mu butayu. Nta mazi ahari, nta nubwo Satani yamuzaniye amazi gusa, ahubwo yamuzaniye inyanja. Aramubwira ati noneho voma ahubwo unywe n'amazi wari ufite inyota, kuko uyu mugore yari akeneye amazi aho yari agiye mu butayu. Cya kiyoka ngo kiraragita kirukamo ahubwo inyanja, kimuha ubutumwa koko. Inyigisho z'ubunyombe zatumereye nabi, zatumereye nabi. Abantu barabwiriza bya bindi byose namwe muzi mwese, nta utagira YouTube. Arangije ariko mwumvise ko Imana ikiri umutabazi. Haleluya. Imana nayo ntiyakoresheje ibiri kure, ngo yahise ikoresha isi ituye aho ngaho, irayibwira ngo asama umiruru y'uruzi rw'ubuyobi. Imana izadutabara
niko muri nimusoma Zaburi, ubwo ni naho nshaka gusoreza ya 46. Reka tuhasoma. Imana ni umutabazi wacu. Uru rugamba Imana itarurwanya we ntarwo washobora, kubera yuko uri umunyantege nke kugera ku rwego Imana ariyo yari ikwiriye kuza kudutabara njyewe nawe. Imana rero ishinga kuko ari irwana mu ruhande rwacu. Mwumve ko hano none bongeye kubivuga. Niyo mpamvu Dawidi yavuze amagambo avuga ati nta kindi kintu cyantabara, ndareba umugore w'abandi wambaye ubusa nkahita nica umugabo. Arareba ati si ubwabo twaniraga mbwira Imana n'ubuhe, abandi barajya ku rugamba ngasigara ndyamye. Murabizi namwe ukuntu abenshi dusigaye dusuzugura iby'Imana, kandi aribyo byakwiye kudukiza. Imana itagutabaye wowe nambara gufite zo kwitabara. Umva n'ukuntu babihamije hano, baranditse. Nendaga kubabwira kimwe mu bintu bikomeye mbere yuko nsoma aya magambo. Muzi impamvu Imana ariyo mutabazi wacu? Nuko abenshi muri twe tutazi no gutabaza, kubera impamvu ngiye kubabwira. Abantu bize ibintu bijyanye na soins d'urgence hano murabizi, kugira ngo umuntu asabe ubutabazi cyangwa hari ibintu bine bitondera. Icya mbere yahuye n'ikibazo nuko aba agomba kubuziriye presi y'ahantu ari kugira ngo hamagare sekuru. Nuko uba ugomba kubuzi ngo Nerike ndi mu rusengero rwa Paroisse Protestante ya Marite Buserukuntu, ukabaha aderesi. Ikindi cya kabiri ubwo nuko umenya aho uri. Dufite abakristo benshi batazi aho bageze mu rugendo, bibeshye inzira ntibamenya ko banayobye. Icyo niyo mpamvu urumva ko hagize undi muntu utabaza utazi naho ari. N'abapasiteri batuyoboye nibaza aho tugeze kuko nabo nibaza aho bari. Abenshi bayoboye amatorero, urumva kubwira umupopiye rero ngo gusa ngo muye n'ikibazo adashobora kukurokariza ntiyaza. Ariko Imana igutabara itabajije aho utuye, itabajije aho uri, itanabajije na miri yirimo. Uwiteka n'umutabazi wawe. Ikindi cya kabiri nuko ugomba kubuzi no gupresiza ukavuga ikibazo kibaye aho ngaho n'umubare w'abantu bakeneye ubutabazi. Tubana na bene data mu itorero batazi n'ibibazo bya bagenzi babo, ku buryo nubwo yaramuka atabaje Imana yakwivugira ibyiwe wenyine. Muri impamvu Imana ari kwiye kudutabara, bisobanuye ngo Nerike ndi hano habaye sandi duteranye turi abantu 52, bane muri bo ntibashobora guhumeka, abandi 5 nibazima bashobora guterura abandi, ariko dukeneye ambulance 20. Mukajya kumva mukumva pompier n'ibindi bigize gute biraje. Ikindi cya gatatu gikomeye nuko ugomba kuba ufite iyo byagezaho kuguhamagara, nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utagira gute utamenye. Ugomba kuba ufite ifatabuguzi ry'icyo bita itumanaho. Muri telefone zacu nubwo utaba, ntago hano bisaba bono. Ifatabuguzi murabizi ko simukadi yacu si ijambo ry'Imana. Umutima ducomekamo simukadi se si umutima, siko bimeze. Abakirisitu benshi nta simukadi bafite, kubera ko ni waje ibyira ijambo ntaryo. Nta hantu bashobora gusoma ngo bamenye aho mbese nta connection murabizi ni isengesho. Dusenga kangahe? Muzarebe mu myaka tumaze duhihereho hano. Yendo yasenga ku giti cyawe ntacyo. Niyo tuyahamagayemo abandi nimuza sinzi ukuntu bizagenda, ariko Imana niyo yari ikwiye kudutabaza, kuko abenshi muri twe nicyo tunafitanye connection yo guhamagara ijuru. Ariko Imana yo igutabara utayihamagaye, ikanagutabara udasoma ijambo ryayo mwoka byaramo. Ibyo ntibirebaho. Iyo ubutabazi bwayo bwaje, haleluya, iza nta kintu na kimwe ishingiyeho. Ubwo singiye kuvuga n'ibindi byo kubuzi kuvuga nyine. None se wahamagara sekuru ntuyivugisha ikamenya uri mu biki? Abenshi nimwirwa musabiriza amasengesho se. Jewe nawe siko bigenda ngo badusengere. Turabizi se niba nawe tubwira badusengera? Ntago tubizi. Ariko Imana idutabara tutanagize gute tutasenze. Imana ni umutabazi wacu. Vuga ngo amen. Ariko murumva agaciro kudutabara. Izo kondisiyo zose ntago izigenderaho. Umva uko yavuze hano rero muri 46 Zaburi ya 46 nindangiza dusenge. Ntabwo nzajya mbwiriza amagambo nkuru yamara, abantu barahari turacyavuga n'ibindi. Noneho niyo byanze
tutanatabaje n'intambara idutuze itwegereye itumereye nabi, Imana iraduhungisha. Kandi nta nubwo iduhungishiriza kure, kuko iduhungishiriza muri yo. Reka mbabwire icyiza cyo guhungira mu Mana. Na babandi Satani adukonegitaho yikonegita maze ntabwo biba bigikunze, kubera ko umuririmbyi yavuze ngo ndimo ndani ya Yesu. Yesu ni ubwihisho bwanjye, aramisha. Tuba turi ahantu noneho na mugenzi we. Iyo wageze muri ubu bwihisho bw'Imana, biravuze ngo umuntu uba mu bwihisho bw'Isobora byose. Murabizi ukuntu yabivuze? Haleluya. Iyo ibona ibintu byose bikomeye ibigenza gutya, kuko abenshi ntituzi n'aho bahungira, ihita itubera n'ubuhungiro. Imana ni umutabazi rero, yarangiza ikaba n'ubuhungiro. Iravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Umva ikindi gikomeye, Imana ni imbaraga zacu. Umva ikindi gikomeye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Haleluya. Umva ikindi gikomeye, nicyo gituma ntazatinya naho isi yagira gute yahinduka, naho imisozi, yagarutse kuri ya misozi yakurwa, ya indi yajyaga ahungiraho bakikinga mu mwanzi, yakurwa hameze gute ahayo. Haleluya. Turayisoma yose. Ikajya imuhengeri, naho amazi yahorerana akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduranya kwayo. Hariho uruzi, imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari amahema y'Isumba byose. Imana iri hagati muri rwo, ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke. Abanyamahanga barashakuje, ibihugu by'abami byagize imidugararo, ivuga ijwi ryayo, isi irayaga. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi, ikuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, ivunagura imiheto n'amacumu iyacamo kabiri, amagare yatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari njye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Uwiteka Nyiringabo iri kumwe natwe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Hari umuntu wigeze kwandika kuri Bibiliya, yari ameze nk'urimo ukina ku mubyimba abantu bita abanyembaraga. Avuga ati ariko mwebwe mwasiganye n'amagare arabasiga, amaguru arabasiga, mbese amafarashi murabona mwebwe muzagurukana nayo. Ariko aravuga ati ariko twebwe dufite ubutabazi buturuka ku Mana yacu. Murebe ejo bundi bazambwira Felix, turimo tureba, murabizi ko turasoma n'amakuru, nimurebe ukuntu abantu batabara abandi. Se Ikirene yaratewe nk'abantu bagiye kuyitabara, bayohereza intwaro zijya gusenya iwabo. Ariko kandi umunyarwanda agabiboneka aravuga ngo usenya rw'umutiza umuhoro. Niko badutabara. Imana itadutabaye se ninde waza? Ubundi nuko abantu inshuti nuko bigenda, uzigisha inama zikagumuraho kujya kurusenya. Bamubwira ati Clementine no hasigambwira nawe ukavuga ati nawe nugenda uzahagare nyine umubwire, ariko jya umenya ko ndi umugabo. Wavugira hejuru akanakubaza niba wamuhora warawukoresheje. Barimo barabahanga indege z'intambara, ntago ari izirasa Moscow. Tubyumvikaneho neza. Nizitwika Kiev, nizikubita buriya bugi. Nuvuga ngo ikibombe barimo batera ntago kigwa mu Burusiya, ahubwo kirimo nuko bagutabara. Nubatabaza gusenya kuza mu rugo rwawe, bazahaguha formire rusenya neza. Bakubwira ati Clementine se ararakara gusa ati noneho uzamukubita urushyi. Ibyo ngibyo nuko bigenda. Abenshi nuko badutabara, ariko Imana Nyiringabo yavuze ngo niza ntago izaceceka, kandi izarwanya amahanga. Ngiyo formire yayo. Uwiteka ni umutabazi wacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago n'amakuba. Naho isi yagira gute yahinduka, imisozi ikagira gute igakurwa hayo. Nicyo gituma natwe tuzagira gute tutazati. Ngaro ni mumbwirira, abahanga mu kurwana dutsindwa n'umuceri wo mu rugo iwacu. Abantu babirya cyane tukayakanura, ubugingo bukagenda. Imyenda yacu bayambara ngo ubyine neza. Nabarukore bajya babigivugira ngo umuntu yamutije ipantaro ngatangiye kubyira, yabyina ubugingo nabwo bugasandara, akagenda amwegera ngo yewe ngo ubyine gakeya nako nagutije. Munyumvira abo barwanya koko. Imana atari idutabaye, tuvugisha ukuri. Umva uwo ngo ari mwene se baririmbana. Imana idutabaye niba ipantaro itabuka igatabukana n'ubugingo, murumva Imana atari yaturengera? Mwebwe se ntago mubizi?
ababambuye abenshi ni mubavugisha, nta n'ugira imbaraga avuga ati reka mubabarire, amafaranga yanyu ntajyana n'ubugingo bwayo. Use murumva Imana idakwiye kudutabara? Si uko tubura inshuti se? Njyewe umuntu yarambwiye taho kugira ngo urize inshuti yanjye nayamuhera ubuntu, bisobanuye ngo nawe rwose afite ikigeragezo cy'uko amafaranga iyo agiye n'ubugingo burajyana. Umuntu yakundaga akamubura. Murumva ukuntu duteye? Kandi wakora ubushakashatsi ugasanga benshi bakubwira iyo mvugo ngo niyo furumire nziza. Sinzi n'impamvu nabo batwambura, ariko nabyo simbizi, ntambara nyine. Ariko Imana ishimwe ko turengera. Nimwakire ubutabazi buturuka ku Mana. Ahari byakugoye, hari ibikuzozo wa mugani w'umuhanuzi, ariko ndagusabiye ngo uyu munsi utangire wiyumvemo izindi mbaraga, umenye ko nta kindi kizakurengera. Bibiliya iravuga ngo dukura amaso ku bantu, dukura amaso ku misozi, ahubwo nidutabaza Imana izadutabara. Muhaguruke dusenge. Nizemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihone kiranisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso isinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso isinzira. Mana turagushimye, tugushimiye yuko dukunda, kandi tugushimiye yuko bitagarukiraho, ahubwo uradutabara. Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, utwitayeho cyane. Ijambo riravuga ngo naritegereje ndareba, ngo sanga umukiranutsi arinzwe. Haleluya. Ngo kuko Mana umuhozaho amaso, kandi ukumva no gusenga kwe. Turagushimiye ko wahisemo kutwirindira, turagushimiye ko wahisemo kutwitabarira, kuko abenshi muri twe ntituzi no gutabaza, abenshi muri twe ntituzi no gutabara abandi. Kandi ijambo ryawe ritubwira ngo abajyanye nawe gutabara, ngo nawe uzabaraga ubwami bwo mu ijuru. Ushime kuko Mwami twananiwe kuba maso, ariko wewe wabaye maso. Ushime kuko Mwami twananiwe kurinda umudugudu, ariko wewe wawurinze. Komeza kutugirira neza, ukomeze kudufasha, ukomeze kutwitaho, ukomeze kutubera umutabazi. Turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Icyo ushaka gikomeze kuba muri iri torero nk'uko kiba mu ijuru. Mwami tubabarire gukiranirwa kwacu, nubwo twebwe twananiwe kubabarira abaducumuyeho, ariko tugusabye imbabazi kuko ubikora ntacyo ushingiyeho. Natwe turebe muri uwo mubare, utugirire neza Kristo. Urakoze mu izina ryawe, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Iri jambo umukozi w'Imana Eric atugejejeho ni ijambo ryiza rihumuriza kandi ritugera ku mutima. Yego mu kanya kagiye gukurikiraho ni ako gukora kuri bwa butunzi Imana yaguhaye, yahaye uriya nanjye yamaye, kuko hari aho amagambo atagera ariko hakagera ibindi bikorwa bindi bijya bifatika. Kandi gukorera Imana ni uburyo bunyuranye, ni uburyo bwinshi. Abafaransa bavuga ngo tous les chemins mènent à Rome, ariko ntihazagire ukubeshya ngo inzira zose zigera ku Mana. Hari izigera ku Mana bazitubwiye.